Weekend nziza mwese mukunda kandi mukurikira On Time TV yo channel yo choice aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu abari hano mu Rwanda nizere ko mumeze neza nizere ko mumeze fresh sana mu majyepfo amajyaruguru burasazwa ndetse n'iburengero bwaryo nibagene bari mu mujyi wa Kigali abari kutumvira mu bihugu bituranye n'u Rwanda yaba Burundi Uganda Tanzania Republika Demokarasi ya Kongo Kenya n'ibindi bihugu bitandukanye bya Afrika namwe mwese mutwumvira hanze umugabane wa Afrika nizere ko mumeze neza cyane muri no weekend rero turi kuwa gatandatu tariki ya 25 kwezi kwa kane umwaka 2026 mfite inkuru ebyiri nshaka kubagezaho ni inkuru nkuye mu karere ka Gicumbi ngira ngo muze kwirekura mu meho ibitekerezo byanyu mu gihe mu karere ka Gicumbi hari umugore ufite imyaka 38 utuye mu karere ka Gicumbi uvuga ko hari umugabo wigaruriye umutima we ku buryo ajya arwara indwara y'urukundo izwi nk'indege akayikizwa nuko amuhaye icyizere cyuko nawe amufite ku mutima avuga ngo agashobora no kuziyahura aho kubura uwo mugabo yari yitezeho kumuhoza amarira nyuma yuko umugabo we babyaranye amutaye wenyine akigendera nyuma yuko n'umugore rero bimeze gutya hari inkuru mfite noneho muri kano kanya ivuga uburyo umugabo we amaze gukomeretswa igitsina n'indaya bararanye cyangwa se yari yagiye kwisayidiraho akaba arizo nkuru ebyiri ngiye kugaruka muri kano kanya rero mwumva uko byaje kuba bigenda muze kuma ibitekerezo byanyu munyandikira muri comment mukande like mukoreshe niba utarakora subscribe nawe yikore urakana kwa n'amagambo yanditsemo subscribe y'Emeriza Down Time TV aritaza kamiso kizogera nakuga kandi ho aho uzajya babibere mu rugo mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye nzajya nkwereza ubutumwa bugufi notification bityo ube mu mbere bamenya imakuru yabavuga muri politike ubuzima uburezi umuco iyobokamana ndetse n'utundi duhere kuri no nkuru rero y'uno mugabo wakaswe igitsina n'indaya hanyuma tuze kugaruka kuri no nkuru y'uno mugore y'imyaka 38 nyine uvuga ko hari umugabo yihebeye ku buryo rwose uko byagenda kose ajya kumva indege iramufashe ku buryo ngo kugira ngo byorohe amererwe neza aruko nawe mubwira ko amufite ku mutima ngo ni nyuma yuko undi mugabo babyaranye amutaye akigendera yaje kubona undi umutima uramubwira atari ko se mana ati nana ese waje tugakina iby'abana n'utuntu ngutwo nyine turakomeza kugenda tubigarukaho gake gake birasekeje ariko ku rundi ruhande birimo n'amasomo nyine tugende tuyakuramo ino nkuru y'uno mugabo bibera isomo buri muntu wese ukinisha kujya mu ndaya kandi yubatse n'utubatse ariko umuntu utekereza kujya kugura indaya arakuramo isomo hano kugira ngo nawe ubutahagire gute abyirinde simvuze wowe mvuze kanaka twese tutazi kandi uri hano cyangwa se uri hirya no hino na makuru avuga ko rero hari umugabo wo mu karere ka Gicumbi uyu nguyu yaje kuba akomeretswa igitsina n'indaya ubwo bashamiranaga ni ku mafaranga y'ubwishyu nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina abaturage bakaba bamenya amakuru bakaba batuye hari hafi yaho byabereye bavuga ko uwo mugabo yaguze indaya bemeranya amafaranga 5,000 bamaze gukora ibyo bakora nyine bamaze kwishimisha ngo umugabo yabuze ubwishyu ubushamirane buvuka ubwo ngubwo ino nkuru yaje kubinyura no kuri TV1 noneho kino kinyamakuru cya TV1 cyo gitangaza ko ibyo byabaye mu ijoro cyangwa se haciye iminsi byabaye ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane umwaka 2026 aho uyu mugabo uri kuvurirwa mu bitaro bya Byumba we atemera ko yabuze ubwishyu akavuga ko yari afite amafaranga 40,000 y'u Rwanda ariko ko yari yumvikanye n'uyu mukobwa amafaranga 5,000 by'amanyarwanda ubwo yari agiye kwishyura ngo umukobwa yahise abona ko afite andi mafaranga birangira musabye ko yamwongerera akamwishyura 10,000 by'amafaranga y'u Rwanda noneho ngo umugabo yanze kumwongera amafaranga bihita bibinandaro y'amakimbirane uyu none mugabo waje kuba yitangira ubuhamya nyine avuga uko byaje kuba bimugendekera ariko birumvikana nuko yabivuze nawe yari afite n'ikimwaro n'isoni nyine kuko uraza kumva ko inkuru ikomeza afite n'umuryango afite umugore kandi byabaye mu masaha y'ijoro yakaba yaratashye akajya hehe mu rugo ntabwo ndi kumucira urubanza ni uburenganzira bwe ariko nk'umuntu wubatse nyine washatse yabagomba kugira gute kubaha umufasha we kuko hari umuntu wavuze ngo abagabo buriya bundi reka mbabaze ikibazo ari abagabo n'abagore umugabo yafashe umugore amuca inyuma aramubabarira ari umugabo cyangwa umugore iyo umwe afashe undi
ari kumuca inyuma. Ninde byorohera kubabarira undi? Muraza kumbwira muri comment. Noneho abaturage baje kuba bavuga kuri izi nkuru batanze amakuru, harimo umuturage uzibye inkuru we yavuze ko ngo yagiye gushaka uwo bararana, agezeyo barakora, barangije agiye kwishyura amafaranga 5,000 bari bumvikanye arayabura, birangira bamukomerekeje. Undi nawe watanze amakuru yavuze ati bambwiye ko mugenzi wanjye bamukase igitsina kandi ko yakoze ibyo bintu namusabira igihano. Yari kuvugira nyine n'umugabo, ari kuvuga ati bamukase igitsina n'umugabo mugenzi wanjye, bamukase igitsina ariko wabikoze ngiye ndi kumusabira iki igihano. Ndaraba abaturage bandi bavuze ati tunenze uyu mugabo kuko asanzwe yubatswe kandi afite n'umukobwa, aho mubanenze no mugabo nyine bose ntago bamushyigikiye usibye wenyine bavuze bati ngiye nagiye kumva numva makuru ko bamukase igitsina kandi n'umugabo mugenzi wanjye ndi gusabira igihano umukobwa wabikoze. Abandi bavuze bati amakosa afite umugabo kubera ko mbere yo kujya kumukata igitsina cye ayo masaha y'ijoro yari kuba yatashya agasanga umugore we. None umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo IP Nyasengera Abakunzi avuga ko iperereza rikomeje kugera kuri kino kibazo. Ati aya makuru twayamenye ndetse ukekwaho icyaha arafatwa ajyanwa kuri sitasiyo ya polisi ya Byumba, niho ari n'inzego zishinzwe gukora iperereza kugira ngo barebe impamvu yabikoze n'uwakorewe icyo cyaha. Ubu yajyanwe ku bitaro. Amakuru akaba avuga ko no muturage wakomerekejwe arwariye mu bitaro bya Byumba nyine, nkuko amakuru akomeza kugenda ngeraho muri kano kanya bivuga. Ayo ngaho ni hari rero kuri uyu mugabo wakomerekejwe nyine ni indaya, abuze amafaranga 5,000 ariko batabyemera, akaba ari kuvuga ngo ngiye nari nyafite, twumvikanye inoti ya 5 ariko mfite 40,000, arebye abona mfite andi mafaranga, akenera kwitanyuririzaho ibiciro, ndabejyanga mbyanze tuba turashyamiranye, niko gukomereka ubugabo. Ngira ngo rero hano abagabo mujya mu ndaya mwakuramo isomo, abagabo mujyana amafaranga ku ndaya mwakuramo amasomo, nawe ujya kugura indaya witwaje amafaranga afatika, amafaranga menshi. Ngira ngo urumva ko iri ni isomo rikomeye cyane. Mu gihe rero bimeze gutya, hari uyu muturage rero wahariye mu karere ka Gicumbi nkuko namaze kubikubwira, n'umugore ufite imyaka 38 nawe atuye muri karere ka Gicumbi. Avuga ko kuri we ngo hari umugabo wigaruriye umutima we ngo ku buryo ajya arwara indege. Yibaza umuntu imyaka 38, ase umuntu urukundo rugera imyaka, urukundo nta myaka rugira, buri wese yarwara indege, biriya byo nta bidasanzwe. We icyatunguye abantu n'uburyo yavuze ko ajya arwara indege akayikizwa nuko no mugabo nawe amuhaye icyizere kuko nawe amufite ku mutima, akavuga ko ngashobora no kuziyahura. Nyamara hano hantu bakurikirane bafatirane barebere hafi, akavuga ko nawe ashobora kuziyahura aho kubura uwo mugabo yari yitezeho kumuhoza amarira nyuma y'uko umugabo we babyaranye amutaye wenyine. Iyi nkuru ntago mpita nyikora nonaha, iraza kuza mu masaha ari buze. Icyo usabwa no gukora subscribe ukayitukana kamenyetso k'inzogera niba utarabikora. Wowe wabikoze uraza kwita ubona notification nimba nyizanye, ngiye kuyibatunganyiriza neza. Hari amakuru nyiri gukurikirana neza, ndebe se koko bimeze gute, uwo mugabo arubatse niyubatse, menye byatangiye gute, bahuriye he, byaje gute. Nimara kumenya full information ndahita nzibagezaho. Mukomeze mugire ibihe byiza rero, ndi kumwe namwe, turaza kugenda tubivugana. Ndabakunda cyane, mugire weekend nziza. Ni Sebastian Warabasika Makawa kuri On Time TV.